Hello guys. Ni byiza kandi birashimishije. Turasuhuza abantu bose badukurikiye kuri channel yacu Alphonse Official. Ni byiza cyane mukomeze mudufollowing, mukomeze mubane natwe kugira ngo natwe tujye tubaha update z'ibintu uko byitwaye nuko bihagaze, kandi mukomeze mudukorere share, subscribe ndetse na comment, kuko ni ingenzi cyane kugira ngo mudushyigikire. Uyu mugoroba rero tubazaniye amakuru meza cyane kandi amakuru ashimishije cyane, amakuru ubona ko aryoheye rwose ijisho ndetse akaryohera n'amatwi kugira ngo uyumva rwose anezerwe, cyane nko ku bantu bamaze iminsi nyine barakubiswe, barakenywe, barabuze akazi. Uyu mugoroba rero twakugendeye rwose tukumenyera amakuru meza cyane aryoshye, ashimishije, kuko urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi nyine REB rwongeye rwose kugarura rwose amahirwe akomeye ku bantu bose bize kandi bagasobanukirwa neza ibijyanye n'uburezi. Reka rero mbakorere mu ngata kugira ngo abantu nyine mwe gukomeza kugira amatsiko menshi. Iryo tangazo riravuga ngo urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB ruramenyesha abantu bose bifuza akazi ku myanya yo kwigisha, teaching staff, no ku buyobozi bw'amashuri, administrative staff, mu mashuri y'incuke, abanza n'ayisumbuye, ko hari imyanya yashyizwe ku isoko, bityo bakaba bashishikarizwa kwihutira gusaba banyuze ku rubuga rwa Mifotara rubarizwaho akazi recruitment guhera tariki ya 30 Gicurasi 2025 kugeza tariki ya 9 Kamena 2025. Urutonde n'imyanya ipiganwa murarusanga kuri urwo rubuga rwa Mifotara. Tubifurije amahirwe masa. Bikorewe i Kigali kuwa 29 z'ukwa gatanu 2025. Dogiteri Barushimana Nelson, umuyobozi mukuru. Uyu niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Ni byiza rero kandi birashimishije kuba REB yongeye gutekereza ku bantu bize uburezi kugira ngo bahabwe akazi. Rero ntucikwe iyi tariki rwose ya 30 imyanya tayari z'ukwa gatanu iraba yamaze kwinjira muri Mifotara. Nta kindi usabwa rero, urasabwa gufunguza account yawe muri Mifotara kugira ngo uhite ugira access kugira ngo winjire ku rwo rubuga. Ikindi ugomba kwihutira ni ukwihutira kureba requirement zose, ukareba niba uzujuje. Wamara kubona niba uzujuje izo requirement zikwemerera kuba wakwapplyinga, then ukapplyinga. Rero aya mahirwe ni meza pe, ni meza, ntuzacikwe. Kandi aya mahirwe rwose agucitse ushobora kuba uhombye cyane, kuko ahangaha niho akazi kabonekera. Biragusaba iki rero? Biragusaba kwihutira kugendana n'iki gihe REB yashyizeho, ukirinda yuko igihe baguhaye kitarenga utarapplyinga. Ikindi noneho kwizi tariki 9 Kamena, ubwo nubango hazaba ari closed nyine, ubaye utarapplyinze tayari nyine akazi kahita kaguca mu myanya y'intoki. Ndagushishikariza rero kugira ngo ushyiremo imbaraga wa applying, umuntu nyine
uzi waba udafite akazi, wamushishikariza kugira ngo akore uburyo bwose bushoboka kugira ngo yapurayinge muri iyi minsi. Ubwo daboro ni uguhera ku itariki 30 tayari watangira ukapurayinga 30 Gicurasi, ukarangiza ni ukuvuga ngo kurangiza kwa purayinga ni ku itariki 9 Kamena 2025. Ushyiremo imbaraga muri iyi myanya yose, ntabwo waburamo umwanya wawe. Ushobora kuba utashobora kwigisha, ariko ukaba wenda wakora aka staff, ukaba waba dosi, waba head teacher, waba kundi mwanya runaka. Ushobora kuba nanone kandi utakwifuza kuba mwarimu, ukaba wanakwifuza kwibera dosi, cyangwa se ukaba wakwibera diregiteri. Ibyo byose rwose ni amahirwe, niweho ugomba kwihitiramo bitewe na qualification. Ariko nanone tuzirikane yuko nanone bishobora guturuka kuri experience ufite. Experience cyane nko kuba head teacher n'abandi bayobozi b'ibigo, akenshi biba bisaba kuba ufite experience nibuze y'imyaka nk'itanu, cyangwa se byaterwa n'iyo bagusabye requirement bitewe na required y'ibyo bakeneye. Ariko don't worry, shyiramo imbaraga. Umuntu wese ashyiremo courage, yapurayinge, kandi hamwe no gusenga no kwizera Imana, rwose birakunda kandi birarya. Turabakunda cyane rero, turabakunda, tuba twabakoreye mu ngata kandi tukabazanira amakuru agezweho, update zigezweho. Namwe mukomeze gukora share kandi mukore subscribe. Comment zanyu turazikeneye kuko ari ingenzi mu buzima, kandi akaba ari n'ingenzi kugira ngo mukurikirane ibiganiro byacu. Turabakunda cyane kandi turabizeza yuko n'ubundi nta handi hantu wakura amakuru yizewe usibye kuri iyi channel yacu. Rero shyiramo akabaraga kandi ukomeze gukora share na comment uzishyiremo, na subscribe uzishyiremo, ubundi dukomeze twibanire. Amakuru yo ahoraho, kandi turabizeza ko n'Imana hejuru y'imbaraga z'abantu hari n'imbaraga z'Imana ishobora byose. Rero hamwe no gusenga, ndabifuriza kwa purayinga kandi ndabifuriza gutsinda n'ibizamini byose muzakora. God bless you. I love you so much. Goodbye.